nizere ko mumeze neza bakunzi ba Clever TV, amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Tumaze iminsi nyine tutagaragara, ariko nyine nta wundi mutima mubi n'izindi nshingano, ariko hari abandi bafatanyabikorwa bacu baba bahatubereye, Joyeuse wa Juno na IT. Ewana ndabashimira cyane ku kazi keza muri gukora. Ewana kuraje kabisa, kuraje. Ariko dukeneye ibintu byinshi cyane. Hari abantu bari kubaza ngo se YouTube channel ngo twaba twarayitanze, twaba twarayigurishije. No, ntabwo twayigurishije, turacyayikoreraho, turacyahari. Nuko nyine twashatse kwagura ibikorwa kugira ngo nyine buri muntu nyine tuyisange kuri Clever TV show. Rero turahari aho tutari, so Joe azajya hatubera na IT, tuzaniye n'abandi bantu. Nawe nyine ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo cyangwa ari ibyo ushaka kuvuga, twebwe dutanga platform ku muntu uwo ari we wese, apfa kuba ari ibintu byubaka atari ibintu bisenya. So ntaribi kabisa, tuba duhari. So rero ndashimira abantu bamaze gukora subscribe, gukora share, comment, mukunda Clever TV show. Ewana ndabakunda cyane kandi ndabifuriza umugisha, ndabifuriza amahirwe, ndabifuriza nyine iterambere ryo mu buryo bwose Nyagasani ajya abazamura abagezaho yabageneye. Mbifuriza byiza cyane. Mubwire n'abantu nyine bakore subscribe, twkomeze nyine twagura umuryango wa Clever Vivo Music no wa Clever TV show. Amen. So rero mukomeze mugubwe neza, Imana ibarinde. Turi kumwe. Ufite rero nk'ikintu washaka kubwira abantu runaka, se amashimwe, komedi, se ijambo ry'Imana, nyine business, ko dukora different, like ibintu biri different. Dukora ibiri trend, video ziri trend, gospel, politics, economy, tugakora showbiz, tugakora n'ibintu bitandukanye tubiterwa n'ibihari. Rero nizere ko mukomeze kuryoherwa. Bwire n'abantu benshi cyane baze bakore subscribe, bakore share. Turi kumwe, tugenda tubahereza ibintu bitandukanye, kandi ntimugatinye nyine kuza. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, ntugatinye kubitanga, tubiremewe. Sawa rero.